Bakunzi ba Kizo Empire, mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo mubanze murebe ino video. Ibi ngibi ni ibibaye nyuma yuko wa mukobwa mwabonye w'inyamirambo abajura batatu barimo baramutemagura. Iyi ni indi video rero yakurikiyeho. Ibi ngibi bikaba byabereye mu karere ka Kicukiro. Bano bana muri kureba cyangwa se bano basore muri kureba, muri kubona ko bari kurwanya inzego z'umutekano. Uriya ni umunyerondo barimo barakubita. Noneho ikirenze ibyo ngibyo, murebe abantu bari bahagaze barimo barashungera, ahubwo aho kugira ngo bajye gutabara bo bagahitamo gufata telefone bagashyiraho kamera. Namwe mu ndebere aho ikiremwa muntu kigeze. Reba ukuntu umuntu barimo baramuvutagura, hanyuma aho kugira ngo bajye kumutabara bo bagahitamo kugira gute, bagahitamo gushungera. Ibyo ngibyo turaje tubirebe muri iki kiganiro, ariko mbere yuko dutangira banza urebe n'aya makuru akurikira. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mukubita hasi, niwe wabikoze amwakashakosha. Uyo hagati wambaye agapira k'ubururu niwe wambara cya gipira, ni nawe watemye, ni watemye ijosi, ku kuboko no ku maguru uriya mudamu. Niye mwabonye mutema na wabonye wibuka. Yitwa Hakizimana Jacques. Uriya wa mbere yitwa Gataredimo alias Black. Amaze alias AK bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwitundi. We avuga ko acuruza butike. Hakizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude, hari naho bamuzi nka Claude. Niwe watemye, niwe wari ufite umuhoro, niwe mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye. Watuye afite imyaka 33, atuye ku Kivugiza. Avuga ko acuruza tofu. Uwa gatatu wo hirya wambaye agapira kari k'umurongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Mucezaji, Nyarufunzo Mageragere, afite imyaka 40, wacuruza scrap. We roruye muri kiriya gikorwa Kizo Empire. Yes, bakunzi ba Kizo Empire rero, ngira ngo mumaze iminsi mwibaza ese ninde muntu waba warafashe iriya video. Ubu noneho rero amakuru nkuzaniye nuko namaze kuba namenya, cyangwa se nkuzaniye n'ubundi wa muntu wafashe ya video y'ibisambo bitatu birimo biratemagura umwana w'umukobwa. Ibyo bikaba byarabereye hariya Inyamirambo ahazwi nka Rwampara. Ngira ngo iyo video nta muntu utayizi. Hanyuma amakuru ajyanye n'ira video yose nayabagejejeho hano kuri Kizo Empire. Ubwo nimba utarayarebye ujye mu biganiro bibanza. Ngira ngo ni inkuru n'ubundi yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Gusa abantu bakomeje kwibaza ese uriya muntu wafashe video byari bigenze gute. Ngira ngo noneho amakuru nkuzaniye nuko namaze kuba namenya umuntu wafashe iriya video, umuntu wari uri mu modoka ari kuvuza amahoni. Uwo muntu muramuzi n'ubundi arazwi cyane hano muri industry ya hano mu Rwanda, cyangwa se mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Uwo ngo rero bakaba bamwita Shema Tatu. Uyu Shema Tatu rero arazwi cyane, ni umuntu utera tentire abastari benshi bagiye batandukanye, ndetse akaba ari n'umuhanzi. Wenda nta ndirimbo ye izwi, ariko ahuza abahanzi bagakora indirimbo, hanyuma iyo ndirimbo ikaza kuba yamwitererwa. By'umwihariko hari indirimbo yahurijemo uwitwa Bushari Afrique ndetse na Mistake, ndetse n'indi ndirimbo yahurijemo uwitwa Kenisoro yitwa Noahara. Iyo ndirimbo ngira ngo abantu benshi barayizi. Rero uyu Shema Tatu niwe muntu wafashe telefone, niwe muntu kuri video mwabonye, niwe muntu wari uri kuvuza amahoni, niwe muntu wafashe telefone agashyiraho kamera, hanyuma agafilima biriya bisambo bitatu, cyangwa se barabicanyi batatu. Andi makuru naguha nuko bariya bicanyi batatu bariya mwabonye muri la video baje kuza kuba bafatwa bose uko ari batatu. Ngira ngo amazina yabo yaje kuza kuba yatangazwa. Harimo uwitwa Claude nk'izina yitiriye, harimo uwitwa Jacques, ndetse n'undi witwaga Shabani. Ngira ngo umwe akaba n'ubundi bose bakaba bari batuye hariya Inyamirambo mu nce zigiye zitandukanye. Bose bakaba bafite abagore, ariko ngo ubwo bamaraga gukora cya gikorwa baratashye, buri umwe ajya mu rugo rwe. Barangije babwira abagore babo, buri umwe agenda abwira umugore we. Amaze kubona ko video yamaze kujya hanze, agenda abwira umugore we ati umuntu uramuka aje kunshaka
umubwire ko ndahari. Byumvikane neza ko rero bo baratashye bahita baryama nk'ibisanzwe, ariko babwira abagore babo ati niharamuka hagize umuntu uza kundeba mumubwire ko ndahari. Muri aba bagabo batatu harimo ucuruza botike, undi ucuruza tofi, ngo n'undi sinzi ntabwo nibuka neza ngo ibyo akora, ariko bose n'ubundi bari basanzwe bafite imirimo bakora ku manywa, hanyuma nijoro bakajya kwambura abantu, ariko mu kubambura n'ubundi bamburaga abo bamaze kwica. Ngo na mbere yaho n'ubundi bari barahoze muri gereza, harimo abari bamaze imyaka 2 n'abandi bari bamaze imyaka 3, ndetse andi makuru angeraho nuko ngo muri video nubwo mwabonye abantu 3, ubundi ngo bari abantu 5, bari abajura 5. Na n'ubu turacyari kwibaza ese abantu 2 bo baba bari nkuko byatangajwe n'ubundi n'uwafashe iriya video, yavuze ko ubundi muri video nubwo hagaragaramo abantu 3, ariko ubundi ngo kuri tele byari ibijura 5 byose. Ubwo uwafashe video niyo makuru yaje kuza kuba yatangaza. Ndagerageza wenda nshake ijwi rye arimo arabivuga gusa, ariko niyo makuru yaje kuza kuba yatwihera, kubera ko nakubwiye ko ari umuntu wamenyekanye cyangwa se unazwi cyane hano mu myidagaduro yo mu Rwanda. Shema Tattoo ni umuntu utera tattoo ku mubiri, atera abastari bagiye batandukanye. Uyu nguyu arazwi cyane, rero niwe waje kuza kuba atanga ayo makuru. Ubwo abantu bibazaga ngo ninde wafashe iriya video, ngira ngo muramwumvise, kandi ayo niyo makuru yaje kuza kuba nawe nyirubwite yatangaza. Icyo nakubwira rero nuko haba uriya Nyampinga Claudette, uriya mukobwa batemaguraga, ndetse n'undi munyerondo nawe bari batemye mu mutwe, bose baratashye. Ayo niyo makuru naguha. Hanyuma abajura 3 bose barafashwe, ariko andi makuru twaje kuza kuba twamenya nuko nubwo muri video hagaragaramo abantu 3, burya ngo ubundi barabajura 5 cyangwa se barabicanyi 5, kubera ko twaje gusanga bari yatarabajura gusa, ahubwo bo baba abajura nyuma yuko bamaze kwica cyangwa se bambura n'ubundi uwo bamaze kwica. Nubwo uriya mukobwa atashizemo umwuka, ariko ubundi intego ngo kwari ukumwica, kubera ko uwavuzaga ari ya mahoni cyangwa se wafataga iriya video ubwo bamwirukankanaga bagenda bamutera amabuye, nyuma baje kubona abasize, hanyuma bagaruka inyuma kugira ngo babe bakica uriya mukobwa ashiremo umwuka. Nibwo ngo bahasanze umunyerondo yaje gutabara, cyangwa se abandi banyerondo baje gutabara, hanyuma bafata umwe bamutema mu mutwe. Ngira ngo ayo ni amakuru mwari mumaze kuba mwamenya. Hanyuma rero tuvuye kuri abo ngabo ba Nyamirambo, hari abandi baje kuza kuba bagaragara n'ubundi hariya mu karere ka Kicukiro. Ngira ngo ni abasore 3 nabo baje gukora ibisa nka biriya. Ubwo umwe bari bamufashe ngo yibye ibyuma, biriya byuma bakunze kwita abasyazi, ngo ni ibyuma bagenda batoragura hanyuma bakabicuruza ku biro. Nibwo rero haje kuza kuba hafatwamo umwe, hanyuma abanyerondo bamaze kumufata bamusaba ko yajya kubereka aho ibyo byuma yabikuye. Hanyuma mu kugenda ngo kuhabereka, we yababeshye abajyana n'ubundi mu ndiri y'abagenzi biwe, abajyana aho abandi barara cyangwa se ahandi ibindi birara n'ubundi biba biri gukorera hariya mu karere ka Kicukiro hazwi nka Sonatibe mu murenge wa Niboyi. Hanyuma imodoka y'abanyerondo ngo ihageze iri kumwe n'uwo ngo wari wibye ibyuma kugira ngo abe yabereka aho ibyo byuma abyibye, nibwo baje gutungurwa baguye mu gacu k'amabandi n'ubundi amabandi magenzi y'uwo ngo bari bafashe. Nibwo baje kwigaba, hanyuma batangira kurwanya izo nzego z'umutekano. Nibwo rero bafashe umunyerondo umwe bamwaka inkoni, ndetse bashaka n'izindi nkoni batangira kumuhuragura. Muri uko kumuhuragura rero nk'uko byagaragaye muri video, dore ko bari ahantu ku muhanda, nibwo hari abaturage benshi bagombaga no kugira icyo bakora, ariko ngo baza gutinya kuba batabara, ngo kubera ko n'ubundi abo bagizi ba nabi basanzwe bakorera n'ubundi muri ako gace, ndetse uretse no kuba bakora igikorwa nka kiriya cyo gukubita, ubundi ngo baranakomeretsa cyangwa se bikaba byanabaviramo kuba bakica. Iyo rero ni video nayo yaje kuza kuba yajya hanze nyuma yuko hagaragaye iriya y'Inyamirambo. Iyo ni iyindi video nayo yaje kuza kuba yakibazwa, ese ibi bintu biri gukomeza kugenda bikwirakwira hano mu Rwanda, ibi ni ibiki?
noneho bigezeho. Ese ni inzego z'umutekano zisinziriye cyangwa se ni amategeko atagihana yihanukiriye? Ariko ntabwo ari uko wenda twabivuga, ahubwo dushobora kuba twashaka umuti w'ikibazo. Aho abantu bari gutekereza, batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bavuga bati hari hakwiye kugaruka cyangwa se hari hakwiye kuba hajyaho itegeko rishyiraho igihano cy'urupfu uwagaragaye mu bikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi, akaba yakicwa cyangwa se agahabwa abaturage bakamutwikira mu ipine. Nuko abaturage rero nibyo bitekerezo bafite, ariko ntekereza ko wenda amategeko yo mu Rwanda arasobanutse kandi ahana uko abiteganya. Ubwo rero nimba nta gihano cy'urupfu gihari, abaturage bari bakwiye kuba babyihanganira bagategereza icyo amategeko abiteganya. Hanyuma rero aba bagizi ba nabi mu karere ka Kicukiro nabo rero nk'uko byaje kugaragara muri video cyangwa se nk'uko namwe muri kubireba muri video, ngira ngo murabona ko nabo ubwabo ni ibihazi, nta nubwo batinya abantu babareba. Ariko tukibaza, ese kuki noneho nta muntu ugitabara uwundi, aho kugira ngo amutabare ahubwo ahitamo kuba yafata video? Yego video irafasha nk'uko nguko igikorwa kiba cyabaye, hanyuma nyuma ababikoze bagakurikiranwa. Ariko se tukibaza kuki imbaraga nyinshi zisigaye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga kurusha kuba watabara mugenzi wawe? Ariko nanone dutekereze ko hari igihe ushobora kuba wajya gutabara bikarangira ari wowe badukiriye, bikaza kurangira ari wowe uhasize ubuzima. Yego gufata video birafasha, ariko nanone sintekereza ko ari wo muti w'ikibazo. Ubwo rero icyo nasaba inzego z'umutekano nuko badufasha abagaragaye mu bikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi, nuko babahana batagendeye ku mategeko, kubera ko itegeko hari igihe usanga ririmo kunyoroshya cyangwa se harimo koroshya icyaha nk'iki ngiki, ariko nyamara ukaza gusanga abakora ibikorwa nk'ibi ngibi hari ukuntu bafashe itegeko bakarica amazi, hanyuma bo bagakomeza kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kuko nimba ushobora gusanga wenda n'urugero itegeko rihana imyaka 2, ushobora gusanga nk'uyu nguyu bakoze igikorwa nk'iki ngiki cyo kwica umuntu abigambiriye, ushobora gusanga we imyaka 2 muri gereza, hari ukuntu aba yumva ntacyo bimubwiye, cyangwa se nawe ubwe akumva ko hari igihe bakumbuye kujyayo. Niyo mpamvu rero twasaba inzego zibishinzwe ko batora cyangwa se bashyiraho irindi tegeko ryo rihanitse rituma aba bose batekereza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi batinya. Ubwo badufashe wenda babitekerezeho, kubera ko n'abandi baturage nk'uko barimo barabisaba, nk'uko wenda nanjye ndimo ndabisaba, bakaba bari kuvuga ko abantu nk'aba ngaba bagakwiye kuzanwa ku karubanda bakaraswa, cyangwa se bakaba bagira ikindi gikorwa nabo bakorerwa kigaragaza cyangwa se gitanga isomo ku bandi batekereza kuba bakora nk'ibi ngibi. Turakeka ko inzego zacu, leta y'u Rwanda nayo ntabwo iba isinziriye, dore ko batwizeza ko tugomba kuryama tugasinzira, kubera ko ngo ugerageje gukora ibikorwa nk'ibi ngibi ngo ahita afatwa. Ariko se mbere y'uko afatwa, mbere y'uko akora ibikorwa nk'ibi ngibi, kubera ko bafata uwamaze kubikora, ariko se uwabikorewe we birangira gute? Kuko hari igihe birinarangira ashyinguwe. Hanyuma rero gukumira abandi babitekereza byo leta y'u Rwanda irabitekerezaho iki? Kubera iki badashobora kuba batora bashyiraho itegeko rihana ryihanikiriye? Bakunzi ba Kizo Empire rero ngira ngo wenda ntabwo twayavuga ngo tuyamare, ariko mu gihe cyose habayeho ibikorwa nk'ibi ngibi ngewe nzajya mbizana hano, hanyuma mbibwira abanyarwanda. Ntabwo mbikorera gusenya, ahubwo mbikorera kubaka sosiyete nyarwanda, kubera ko niwo murongo hano kuri Kizo Empire tugenderaho. Ibyo muzajya mubona hano mujye mumenya ko dushima tukananenga, niyo mpamvu tuzana ibitafite umurongo mwiza, kugira ngo abantu dukomeze kugenda n'ubundi tubyubaka cyangwa se tubitanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko tugambiriye kubaka sosiyete nyarwanda.